Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, mwaramukanye amahoro y'Imana, Imana yabarinze neza, Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro kandi n'abo bitagenze neza, Imana yo mu ijuru ibakomeze kandi turabihanganishije kugira ngo Imana yo mu ijuru ikomeze bafate umutima wanyu kandi ni ukuri mwihangane. Haleluya, haleluya. Mu isi niko bigenda, mu isi habamo ibyishimo, hakabamo umubabaro, byose rero mu isi bigomba kutugeraho. Rero abafite umubabaro turabihanganishije, abafite agahinda turabihanganishije. Imana yo mu ijuru ikomeze ibiteho, ikomeze bakomereze umutima wanyu. Haleluya. Ndabasuhuje rero mu izina rya Yesu Kristo, ni cya gitondo cyiza cy'umugisha, ni cya gitondo cyiza cy'amahoro, ni cya gitondo tuba turi kumwe dushima Imana, tuvuga ineza y'Imana, tuvuga imirimo n'ibitangaza Imana iba yakoze mu buzima bwacu. Kandi ni ukuri ndabashimiye, ndabakunda cyane mu izina rya Yesu, muri inshuti zanjye, uburyo mudukurikirana kuri channel yacu twe dufite Imana TV, uburyo mudushyigikira mu ivugabutumwa, uburyo dufatanya ivugabutumwa mukarihereza abandi ijambo ry'Imana, abantu bakabohoka. Hari abo bajya banyandikira bavuga ati uradufasha cyane rwose. Imana yo mu ijuru ikomeze bagire neza. Reka dushime Imana. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye muri iki gitondo, ni ya masaha y'isa 9 uvugana natwe kandi ugadukomeza muri urugendo. Nsengeye mwene data udukurikirana, umuhe umugisha, buri wese ukomeze umwiteho mu izina rya Yesu, ukomeze umurwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Ubutware bwawe n'imbabazi zawe bimubeho. Urakoze Mana ko hari amateka mabi uhinduye ku buzima bwe. Uyu mwene data urakoze Mana ko hari ibyo ugiye guhindura, ibyari bishaririye ku buzima bwe, nari amazi y'amara yarashaririye wayahinduye uburyohe. Reka Mana nawe umugirire neza. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Hari ijambo ryanejeje muri iki gitondo, nawe rigufashe mu izina rya Yesu Kristo kandi rihindura ubuzima bwawe. Turasoma ijambo dusanga muri Mariko ibice ni 2, turasoma no ku murongo wa 1. Haravuga ngo nuko hashize iminsi asubira i Kaperinawumu, uwo ni Kristo, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi barateraniraho, buzura inzu, barenga mu muryango, nuko ababwire ijambo ry'Imana. Nta kindi tuvuga hano kuri channel yacu yitwa Dufite Imana TV, ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ribohora, ni ijambo rikiza, ni ijambo rikura umuntu mu bwihebe rikongera rikamugira umuntu muzima. Imana ishimwe. Ngo Yesu ageze i Kaperinawumu, ngo yinjira mu nzu, ngo bariho basenga, bariho bahamagara Imana. Haleluya. Ngo abantu ngo bateranira aho hantu, ngo buzura inzu, ngo ndetse ngo barenga no mu muryango. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo bimenyekana i Kaperinawumu ko Yesu yahageze. Imana ishimwe. Bimenyekane mu mudugudu utuyemo, bimenyekane mu buzima bwawe ko Imana iri mu ruhande rwawe. Amen. Haleluya. Ngo bimaze kumenyekana ko Yesu yageze aho, ari aho mu nzu, Imana ishimwe, ngo abantu barahashagara, abantu baza gushaka Yesu, baje kuko Imana ibagirira neza, baje kureba ko mbese bakira uburwayi, baje kureba ko Imana yabakura mu bwihebe, yabakura mu gahinda. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo baraterana, ngo buzura inzu, ngo barenga no mu muryango, ngo abantu 4, Imana ishimwe, bamenya ko Yesu yagezaho. Hari ikirema cyari kimaze igihe kinini kiraho kibabajwe, ntawe ukitaho. Haleluya. Reka nkubwire, hari igihe uba mu buzima ntihagire n'umuntu n'umwe ukwitaho, abantu bose bakagutererana, abantu bose bakaguta. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo barangije baravuga ngo kuva Yesu yahageze iki kirema kirakira. Imana ishimwe. Ngo baramufata bamushyira mu ngobyi, baravuga ngo rero kuva aha hantu hose huzuye, abantu barenza mu muryango, nta hantu twamucisha ngo tumugeze kuri Yesu. Ngo bigira inama. Imana ishimwe. Ngo burira inzu, ngo basakambura amabati, ngo bamanuramo ya ngobyi, ngo aho Yesu yararara. Imana ishimwe. Reka nkubwire, aho Yesu ari ubu
ubuzima burahinduka. Aho Yesu ari, haleluya, haboneka amahoro. Aho Yesu ari, imiryango yari yarasenyutse irongera ikubakika. Aho Yesu ari, Yesu ashimwe, haleluya, uburwayi burahunga. Imana ishimwe. Ngo barangije ngo baramufata, ngo bamumanuriramo, haleluya, ngo bamugeza kuri Yesu, haleluya. Ngo Yesu abonye aba bagabo bane ukwizera bari bafite, babonye uburyo bari bize n'uburyo bamufashe basakambura amabati, Yesu abibonye avuga ngo kwizera kwanyu, haleluya, hari icyo ngiye gukora ku buzima bw'iki kirema. Imana ishimwe. Ngo arangije arabwira ikirema avuga ngo ibyaha byawe birabibabara. Reka nkubwire, ikintu cya mbere Imana ibanza gukora ni ukubanza kukubabarira ibyaha, yarangiza ikagukorera imirimo n'ibitangaza. Ngo barangije, Yesu ngo arangije ngo amukize ibyaha bye. Ngo arangije avuga ngo ikorere ingobyi yawe utahe, kuko uburwayi wari umaranye igihe kinini burarangiye. Uburwayi wari umaranye igihe kinini burakize. Imana ishimwe. Reka mwene data, reka nkubwire, wowe udukurikirane, reka nkubwire, ntabwo nzi ikibazo igihe umaranye igihe, ntabwo nzi uburwayi igihe ubumaranye, ariko Yesu uyu munsi aragukoraho. Yesu arategetse ku buzima bwawe. Hari uburwayi gukijije, hari indwara gukuyeho. Imana ishimwe, haleluya. Imana ikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bw'uyu muntu. Imana ibaha umugisha kandi bagire neza. Yesu Kristo akore ku buzima bwawe. Yesu Kristo abe mu buzima bwawe. Mana, mu izina rya Yesu ndasengeye uyu mwene data, ibyari ibibazo, ibyari intambara, reka bikurweho n'imbaraga zawe Mana, kuko bageze aho Yesu ari. Aho Yesu ari, imirimo irakoreka. Aho Yesu ari, uburwayi burahunga. Aho Yesu ari, ibibazo biragenda. Aho Yesu ari, Imana ijya ibasha kwambika umuntu. Aho Yesu ari, Imana ijya ibasha gutanga ibyo kurya. Mana, gira neza buri wese, uhindure ubuzima, ukora imirimo n'ibitangaza, kuko uri Imana ishoboye byose. Reka Mana, abantu bazafatanye dushima Imana, tuvuge kugira neza kwayo, tuvuge ngo hari ibyo Imana ikoze, mu izina rya Yesu Kristo, amen.